ariko bakatubwira ko mu isomo tubonamo ko mu isomo rigaragaza iyi nkuru tubonamo ko Barinaba yari mubyara wa Mariko. bivuze ngo hari igihe tuba dufite inshuti cyangwa abantu tubana muri community yacu ya buri munsi batsindwa cyangwa baba batari kujyana natwe nk'uko dushaka kugenda, tukabima amahirwe ya kabiri. Ni igitekerezo cyiza dukwiye gufatira kuri Barinaba, kubera ko ibi ngibi biri mu byatumye ubutumwa bwiza butangira kandi ukabyara n'umusaruro ukitse bukagera kure, kubera ko Pawulo yari yavuze ati Mariko ntabwo twamuha andi mahirwe ya kabiri. Yego, amahirwe ya kabiri yarakenewe, kandi natwe nk'abana b'Imana iyo dutannye, ijambo ry'Imana ritwereka ko duhabwa amahirwe ya kabiri yo kugaruka ku birenge bya Yesu tukihana kandi tukababarirwa